nubwo uvuga ngo ndinda iciriritse sindi nda sinigeze nkuraya aho wa mukobwa nawe nkwiyame full stop kandi ati nkunemera banyikuye kwa Yago ngo urabona iki niki ndavuga ati wandi uyu nguyu nyine je na contactize Jackie ntago ngiye kubabeshya uri murabibona ndi kubibona uri kubona chat Jackie amakuru nitwa Isimbi sinzi n'imbunzi urabona ngo sinkuzi niko yahise umusubiza abayohereje link ahita kohereza link Instagram akimara kohereza link aguhereza voice note witonze mitanyinjiramo ninjemo mbona ni Isimbi urukira porono namubwira ati sheri ushaka gukora iki what do you want to do urumva ushaka gukora iki numva ngiye nagufasha iki muri make ati ndashaka connection nubwo ari kuri vanga ari kunyumva Jenny we ready give connection niba ndi ready ndashaka kuma connection yego kuri voice note ya mbere Sheri nagwa connection urumva umvisha uri ready kandi uri tayari nagwereza ku connection duke ukagenda nawe ureba urumvishe ndi ready ngo yamereza connection ndaramubwira ati nyohereza amafoto yawe yuko uteye njyewe ntago ikambabwiza ntago abakobwa benshi bajya bambwira Simbi tubwira uko ibintu bikora tubwira uburyo bibi ngiye nkubwiza ukuri ntago njya mbeshya oya yohereje ijambo rivuga ngo sheri ngo wamaye amafoto yawe yuko uteye na editirimo mwohereza amafoto ayangaya akoreshejwe na telefone bisanzwe ko kundi umuntu aba yasohotse ngira ngo niyakeneye Sheri nakubwiye unyohereza amafoto uko uteye nyine umubiri wawe uteye so wakwambara isutiye n'ikariso ubundi ukifotora ukabwira nk'umuntu akagufotora imbere inyuma ku ruhande just uko uteye nta kintu na kimwe bigize byaba nabyiza ufashe n'akavido gato nk'amasegonda 10 umukobwa muzima aramfata aranshaka arankunze amafoto y'imiterere yanjye kubera iki nge naho muriye na Honorine basi yo muvuga Shadibu byibura Shadibu basi hashize ibyumweru 3 ntago aranyuriza izo foto so rero ntago nzi Jackie niba ari serious ndashaka gukora akazi cyangwa arakomeza yamanga Jackie wabuze akazi nge nta muntu ntinya ugende gake nge ndubahuka byatari iyo umuntu anyubahutse ndakubahuka noneho nkazana n'akari murori aho kugira ngo ngewe uriya mukobwa azancuruza ibyo ubwanjye nzicuruza nziyanika ubwanjye sinimakanye ko porono nshobora kuyikina yego ntawamenya wabona nzanayikina nta ndayi i Kigali itagira passport niba uri ndayi itagira passport i Kigali uri ndayi urakorera ugakorera uri kumijina reka nkubwire kajyana narahira abanyarwanda ngewe nge ziriya bora nzi neza ko ziri bunyubakira inzu ngewe mutamenwa nkajya no mugatwikiriye ngewe nkabibona umunsi umwe n'izina ry'Imana ngacya mu gitondo mubona igitsina cyanjye hanze niyohereza amafoto y'imiterere ese kutaha amafoto yawe nohereza nyamuhereza isura n'Imana yanjye karakabi ariko gushakira akazi nagenda ajye gushakira abandi bakobwa mani wese ko yabikinnye hari inzu yo tuzana y'umutamenwa yubatse hari agatwikire tuza arimo ariko iyo uri kubona ubuzima bw'amabyiyo nawe reka nkwereke aragira ati namwatse amafoto none amaze icyumweru atarayanyohereza ubwo imiterere ye nta cyizere ayifitiye amatako yanjye ni meza imiterere yanjye ni myiza mujya mubibona rwose mugashukwera urumva ukuntu nteneye neza pe naho muriye na Honorine mubirebe neza Honorine yagiye akoresha bita Noeline yaragize ati ngo uri ndayiciriritse niko yavuze ngo mu Migina nibe nanjye nubwo uvuga ngo ndayiciriritse sindi ndaya sinigeze nkuraya aho wa mukobwa nawe nkwiyame full stop kandi ntongera kubisubiramo mukanya Jay niba atare ku ikigano naraye mubwiye ninjoro kuri telefone yego namuhereje n'ama voice note twagiranye wanshinze y'umukobwa nawe ndakwiyame niwe wanyishakiye utigita nimero yanjye uranyandikira uravuga uranyiririshwa ngo ngira ngo nini muhumfitiye ati nkunemera banyikuye kwa Yago ngo urabona iki niki ndavuga ati wandi uyu nguyu nyine nizamuwe mukanya ko mbona utangiye komeza ibirinki ese bira birinki yarabimerezaga narimbi gusabye yaraguye link ashaka kugira ngo akwinjize muri team anyinjize ngewe Jack ajye kuncuruza ngewe Jack aho kugira ngo ngewe uriya mukobwa azancuruza ibyo ubwanjye nzicuruza nziyanika ubwanjye kandi ari wabimwisabiye cyangwa niba wabimwisabiye ngo niba wamwisabiye ngo urashaka akazi byihorere none navuze ngo ibyo bintu byihorere aya ma voice note se ko nyafite ko chat se tuzifitanye bintwaye iki ko ndabita hanze ngo waramwisabiye ngo waramubwiye ko ukeneye akazi urumva agusaba ifoto yawe urangije ni wayohereza ukuntu byagenze voice nuri yanyoreje voice note uvuga yego ngo nabonye ngo ubuzima bwe bwenda kumera nk'ubwanjye ngo ngiye ngo barana nk'ubutega ukanyinjira mu kabati nibe nawe wowe baragukinyanya isugeze banagufata no ku ngufu byibura urumva
ngo ubuzima bwawe ngo bumeze nk'ubwanjye ngo ufite kuntu ngo buhuye neza neza ngo nkagira ngo ni njyewe biki n'ibiki ngo ariko ngo urabona ngo urabizi ko umubiri wacu ari udutunze ngo ibiki n'ibiki atangira kumbwira ibintu byinshi arambwira ati ngo nimwohereze amafoto yanjye ngira ngo amafoto ari gushaka atari edit yari yansabye ngo nimwohereze amafoto arimo edit ngira ngo n'andi muntu yafotoresheje telefone fata amafoto yigeze gupostinga kuri IG nasohotse kwa kuri niyambara ibintu imyenda isanzwe ngasohoka yego abari mwohereza avuga ati ngo yango nagare amafoto nshaka undi gushaka ngo amafoto ngo wambaye ubusa ngo agaragaza imiterere yanjye ndatekereza nabasuye umukobwa uri kunyaka aya mafoto ashaka kuyajyana kuri za mbuga ziwe ku mutima sigeze naramubwira na sigeze naramusubiza nambwa ati okay niko navuze rwose chat zirahari voice note zirahari wo kabyara we yanwikiye we yashaka agatwiko Honorine nakaguhaye rwose ego courage twika twagaburiye abanyamakuru rwose twabagaburiye wanyaciriwe nayo muri Canada nawe ndakwiyemye ngiye ngwishiture urongera kumvuga hindi cyo wakigorye nanda kumena umutwe bya byose ndabishyira hanze Honorine se ndi kuvuga uriya wo muri Canada Honorine saba muri Canada naga muri Canada ariko nari muri Amerika nibiramurira niba ari muri Amerika ariko ibyo akora turabizi turabibona ibyo akora turabizi none se ni iki watinye kuri Honorine kuko urimo uravuga gutyo wenda hari ibimenyetso byawe jewe cyambere sinimakanye ko porono nshobora kuyikina yego na wamenye wabona nzana yikina kuko nawe umenye ubuzima bwiwe yego Imana niyo bugena man natwe tukabwubaka niba je ko uyu munsi mburaye ejo nkibonera ikiraka bakavuga ati twe dushaka umukobwa wirekura ushuta ingamba ibusa uko yavutse tugweze miliyoni 6 cyangwa tugweze miliyoni 30 sibyo kuba gusa hari buvemo inzu ngewe ndi burare muno ntari bwongera ku reka nkubwire kajyana narahira abanyarwanda ngewe zira bonzi neza ko ziri bunyubakira inzu ngewe mutamenwa nkajya no mugatwikiriye ngewe nkabibona umunsi umwe n'izina ry'Imana ngacha mu gitondo mubona igitsina cyanjye hanze nawe ntinyamanye nese kutaha amafoto yawe Noheli nyamuhereza isura y'Imana yanjye karakabi nagenda ajye gushakira abandi bakobwa manje wese ko yabikinnye hari inzu yo tuzana y'umutamenwa yubatse hari agatwikire tuza ari ariko iyo uri kubona ubuzima bwawe amabyiyo nawe reka nkwereke ntunsakurize icyambere Honorine murusha gutera neza pe cyo bimenye yagiye akoresha plastico surgery iriya ni plastike ari amabere ni plastike jaka y'amabere bita ngo ni imishubi n'ibiki nibe nanjye ndayafite ni na meza cyane afite abana ryohera yego amatako yanjye ni meza imiterere ni myiza mujya mubibona rwose mugashukwera urumva mbabara nuze muri iki kiganiro ndakwinginze mbabarira oya bugumyaho mbanze nsomera abantu mbabarira urumva njya kukuntu nteneye neza pe naho muriye na Honorine mubirebe neza Honorine yagiye akoresha plastico surgery aragenda yavuze ko atazi gucuruza umubiri wiwe ngo ucuruza ibyo ngibyo byihorere naga ari byo ndimo bugiye urumva ucuruza cyende niko avuze buretse urumva na Honorine murusha gutera neza pe full stop ibyo byo nabibabwira niba kurira amafaranga akajya kuyajyana akayajyana ku mubiri wiwe akajya kutubura abantu abayehereza ari amanyo yiwe y'amafuti ya plastico surgery nibe nanjye nagira ngagizunguza muri pressure mukakibona mwambe siremo nibe nanjye nagira ngagishyira hari ngakidarapa mukavuga ati Jackie cyakoze narasira ni plastico surgery cyane ko Imana yandebe ariko nanone wamubwiye ko ukeneye akazi kandi nabyo nigeze mubwira meze ya telefone gira vuba ute hanze ari amabyi meze ya telefone nawe tenga meze telefone gira vuba we telefone amabyi se ngewe ndi wawe zana hano kira voice note hanze ari amabyi ntago ndi wanyu ntago ndi wanyu nubwo duhuje ubuzima ariko karagasuzuguro nakazi ko kujya kunyandagaza ntago ndi indege ngewe yo munuza hariya harya yavuze ngo muki mu migina ngo bakugurira bitatu umukobwa umeze nkaje ntago yajya naguhagara hano mu muhanda iminota 2 wakigoryi ngo bakwishyura bitatu ngewe ntago ari komeze n'inzu mbamo wakigoryi uhageze wakikanga wakinyendaro we nawe ntago natinya kugutuka wakigoryi nubwo wagiye ukavuga ngo duhuje ubuzima si ngombwa ngo ujye kunsebya amabyi w'amasiro arira kurira amatase uzincyo narize ngewe ako ni umuntu akwibuka akarira Jack ugomba biramureba niba yarize kuki yisubiyemo akavuga ubugoryi kura n'ukwishyira hanze bano ubucucu ngiye namusabye akazi mabere ya nyina turebe Simbi Honorine nyereka turebe Simbi wenda guta hanze nawe rwose genda gakeya Simbi Honorine yavuze ati yaragiye kuguhindura ubuzima nubwo no za telefone yanjye ifite ikirahure cya fime ariko reba ushaka kuzuminga uri kubibona
ndi kubibona fresh. urimo urabibona Ndi uri kubibona. kubona chat Ndimo ndazireba. oya wayitonze reba yaravuze ngo amakuru uri gusoma ngo iki Okay, Jackie amakuru. Nitwa Isimbi sinzi nimbunzi. Urabona ngo sinkuzi niko yahise umusubiza. abayohereje link Ahita kohereza link akimara Instagram. kohereza link Aguhereza voice note. wayitonze mpita nyinjiramo ninjiyemo mbona ni Isimbi urukira porono banza wumve niyo wanyandikiye yewe Jackie buriya njye nanga ikinyoma n'igisa nacyo Yego. ndi umunyarwandakazi nshaka nzapfe nziza ukuri ariko njye nzavuga ukuri mwabarezi mwe gapfa nabi mwe kicwa n'imiruko njye namuzijyana riseseme man Amaze kuguhereza link. Wanza wumva kimara kumeza link Phone yazimye muri screen. wayitonze kimara kumeza link Yego. ese waza voice note kaza nyibumvisha abikorye yarambwa ati uranzi ndavuga ati simpuzi akimara kohereza link ninjiramo mbona ni wa mukobwa wacu ukina urukoza Yageza mikoro hejuru gake gake. urumva mbona ni wa mukobwa wacu ngukina ngo ibiporono numva abanyarwanda muvuga ngo nurukoza sona ariko njye nago bindeba kuko nanjye babona ndiwe none nanjye munyita ikirara kandi nago mudutunze Yego. hagati aho ndamuvugira nubwo ndi kumwiyama ariko burya yaneye umujinya kuvuga ngo ngewe ngo uraciriritse amabyeyi ngewe wigeze ununga sheri uyu ni njye yitwa Isimbi ubu ntabwo niba utazi nta kibazo so nabonye interview yawe kwa Yago numva birambabaje dufite life njye ntabwo ndi improved but we have same dufite ndabivuga da ngeze ko ntari akabandi ndabivuga n'abatureraga gukubitwa inkoni nyinshi zitari zagenewe gukubitwa abana njye mupfa we yarampundagura akanshyira no mu kabati sinzi niba warabonye story yanjye like ndabizi neza ko hari amahanga menshi nagiye nkora ndetse na musaza wanjye ndi na njyenyine dufite ubuzima bujya kumera kimwe ariko njye kintu nagukunda umukobwa ufite umutima ukomeye kandi kugira ngo survivinge sheri n'ubu ndi kubivuga tuva narira kugira ngo usurvivinge muri ubu buzima tuba turi kubamo igihe ukoresha umubiri wawe kugira ngo ubone income sheri imibiri yacu ni investment ukoresha umubiri wanjye kugira ngo ubone income urumva kubera yuko yaravuze ngo yambonye kwa Yago Yego. ngo yumva nyine arababaye Yego. kubera nyine biriya biboro nyine navuze buriya buzima bwawe ngiye kuva nabivuga nari nihaye amahoro umutima nyine ndavuga ati aha niho ngarukiye nkomeze ubuzima bwanjye nkomeze nikora akazi kanjye nyine muri pause ariko dore sagasasa kanze ndavuga we ndabereka undi we ngewe mu gihe nyiriho murambona ndahari buri wese akoresha umubiri mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo abone ibimutunze ntagire ikintu na kimwe ntagire n'umuntu n'umwe uzatuma umuntu akoresha umubiri mu buryo n'ubundi kugira ngo umutunge nyine tu ibyo yarashatse kuvuga muri no voice ya mbere ubwo uraje wumve nawe uraza kumva ikiganiro neza nyine kuri coding uraza kubyumva umva uriya shemwe n'ikintu sibyo ariko mugisha kuko abana b'abakobwa nkatwe twavuye mu buzima nka buriya dufite umutima ukomeye kandi tuzi neza ko Imana itureberera tugera kure nanjye ahantu ndi ubu ntabwo nibazaga ko nshobora kuba nahagera ariko kubera umutima ukomeye no kuvuga ati ewana kama mbaya nanjye ndabona ko Imana igenda incira inzira gake gake sibyo so njye niba uri ready I can give you connection we niba ndi ready ndashaka kuma connection kuri voice note ya mbere ku mutima nabo si connection ni bwoko ki banza wumve ndacyarabumvisha nagwa connection urumva umuntu wenda yaguhereza ayo mayirije cyangwa magana 200 ntabwo ari amafaranga umuntu bavuga ngo arikina aragufasha muri ako kanya ariko ukeneye uburyo bwo gukora amafaranga burambye wumvisha uri ready kandi uri tayari naguhereza ku connection duke ukagenda nawe ureba nkanakugira n'inama ari ikintu ushaka wenda ko nkugira inama nakikugira inama ubundi ukagara urumvishe ndi ready ngo yamereza connection ngo duke akajya nangira n'inama ngo kuri bino bintu urumva kuri ibyo bintu byo gukina porno witonze tugakora amafaranga shiri once you start making money utangira gukora amafaranga mazima aba bantu bashaka ubugabo bwose bazazira urumva ngo yamereza connection ngo ngakora amafaranga mazima ngo nangiye gukorera amafaranga mazima ngo abantu bavuga ubugambo bwose ngo baziba mitanohereza agastika kavuga kagira gutya baruzuminge mwana wanjye yagastika nese rohereza gatukuru gakanuye amaso gatangara sawa umva ukuntu namusubije njye ntabwo nzi kubeshya mani voice zanjye ziri kuvuga gake sinzi niba uri kubyumva nta kibazo ndaza kuzumva mu kiganiro mbona page yawe usaba gufawika azo kubona uza page yanjye private
bisa guflowinga ubwo uragira kuflowinga wenda ko nta kibazo turakomeza tuvugane turako bimeze nta kibazo leta yaje badahaye ijambo se si ubufunga umuntu agakorera ibiceri umuntu akabaho na Kigali umuntu yanayisariramo reka aho ubundi niba byoroshye nabonye story yawe uduce dutoya ariko buriya niba byoroshye kabisa no guhangana nyine no guhangana na shida zino mihanda nyuma ko yabaho tunaho ubundi ni abantu niba badukunze ndabizi baraba kuduprofita kugira ngo barye n'uwo mugato uturire ntabwo ziri kuvuga ariko ndabizi neza bavuga uko yagejeho gute akabonetse umuntu akagira ibintu byinshi bihinduka ku buzima bwe agakomeza kwiberaho nyine uko abishaka akagira n'abandi bantu nanjye mama nibuka imbara aravuze kuko mama nibwo bucacu bwageraho bakazibaho umuntu bakajya bamureba bakamwubata so hari kabisa asante sana ndanishimye pe murandatunguwe numvise voice yawe ndikanga ndavuga si ijwi ndiziye ndanibuka yuko rigeze kubona live yawe n'ama interview yawe n'ibintu babishakira abandi sha nibisatsi kabisa twarakuriye mu buzima bukakaye famiye so iyo club yitwa Silver Fox nimara kumuhereza voice note yahise yohereza link yo link ya Instagram yego ya Instagram winjiramo ngo kubaza ngo share ndi kubisoma iyi club ngo nibiri hehe soma neza nsoma share iyi club irigana nanjye nayikozemo okay ahita yohereza voice note iba Nigeria ikanagana ariko niyo muntu ndumva nyine afite ibyicaro mu bihugu bibiri nakugira inama yo kuba wumvishe ni ikinyarwanda bita ikimansuro ariko ni ibintu biri class ntabwo ari ibintu by'ubucafu biri aho ngaho ibintu biri class nanjye narakoze ni naho hantu natangire gukora amafaranga agaragara sheri urakura ugashaka kuhatana 1000 nijoro ushaka kuhatana 500 ushaka kuhatana 700 ntabwo ari amafaranga makeya urumva ugakora igihe wenda runaka kumva urushye ugataha ukaruhuka ukongera ukagaruka kandi meeting abantu sinzi niba uzi icyongereza ariko niyo wabuza ko kwidebriya ntabwo ari ingumwe ngo bizi cyinshi kugira ngo dushobora kuvugana n'abakiriya so no kubyina bara-spraying amafaranga urabizi ko n'abaganiye n'abanigeria ntabwo barishyura beyo iyo bagukunze barishyura kandi iyo kuko nige mvuga nyine umunyarwanda ari uhari nasaba kwanjye so byaramfashije nyine kuba nakora amafaranga kuko numva nta wundi muntu twasaga ibikorwa by'Nigeria biba bimeze nk'ibigaba bisa nabi numva rero nyine gasura kanje kandi nakoranaga n'umusatsi mugufi asura ngo byari advantage kandi nakoreye amafaranga baje agura kubesha pera bire ni Kigali so bishaka nakoreza nimero ya ona w'iyi club ukamwandikira azagusaba amafoto agakunda amafoto ari edited abashaka kumwohereza amafoto uko uteye wambaye wenda ikariso n'isukiye ukamwohereza imbere n'inyuma no ku ruhande kugira ngo arebe uko uteye so iyo amaze kubona uko uteye muhita murumvikana iyo nta na tike ufite arakugurira tike wagerayo wamara gukora ukazayamwishyura hari n'abakobwa agenda afasha no kugura passport ariko nayo urumva kuko waba ushaka invest wowe uri kwinvesta wagura hapa nkaba ufite nk'agapassport kawe ku ruhande ku buryo aramutse akwemeye kwita buri ndege ukagenda ko nta nafite ikeneye kujya gana urumva rero ntabwo ari ahantu habi gutangirira babanza ukareba gutyo wabanza ukareba ukabona niba nta kintu bigutwaye ubundi ukambwira nkaguha nimero ye ugakomereza aho ngaho sibyo kimara kuvuga iyo voice note yese wohereza ijambo rivuga ngo ndaza kureba nari ituma n'amafoto oya yohereje ijambo rivuga ngo sharing wamaye amafoto ya yuko uteye njemo muri screen gake ese avuga ngo sharing ngo meza amafoto y'ukuntu uteye reba neza ngo sharing ngo meza amafoto y'ukuntu uteye rero nayo kwandikira wamaye amafoto y'uko uteye na editirimo ndaje mwohereza voice note ivuga no tugo twita umweza amafoto asanzwe yambaye imyenda niko nari imbizi bakara gusa nta bintu byari bifite kandi biba birimo n'ikara yonyine bafite
amafoto mfite rwose kereka nyine ari hanze n'ubundi uba wabonye. Urumva baravuga ati nta kibazo nambwa ati ndaza kureba naribi mwohereza amafoto ayangaya akoreshejwe na telefone bisanzwe ko kundi umuntu aba yasohotse ngira ngo niyo akeneye aya mafoto barayibonye kuri Instagram nambaye agakoti k'umutuku n'inuza y'ikoboyi n'ikabutura ngira ngo niyo ashaka none birangije ndavuga ati nizo foto mbonye muri phone na edit irimo bitamuga ati nabibonye kuri link nyine nanje taweza voice note ivuga Sheri nakubwiye unyohereza amafoto uko uteye nagaye amafoto yango ntago ari amafoto nakoreza boss uvuga ko ari club no kubyinira nabigusobanurira ni strip club nk'ikimansura mu Kinyarwanda ko nibiri ibintu biri class so abashaka kureba uko uteye nyine umubiri wawe uteye so wakwambara isutiye n'ikariso ubundi ukifotora ukabwira nk'umuntu akagufotora imbere inyuma ku ruhande just uko uteye nta kintu na kimwe bigize byaba nabyiza ufashe n'akavidewo gato nk'akamasegonda 10 cyangwa se nkaguha nimero ze mukivuganira sinzi niba uzi icyongereza ho gakeya mukivuganira akakubwira ibyo ashaka kuko ibyo ngibyo nibyo abashaka na izi ngizi wambaye ntago ari ashaka kuko abashaka uko uteye kuko no kubyina wambaye shiri kuba nyine uba wambaye utuntu nyine tutwenda ariko bikagira igihe byose ugakuramo ukabunuza akimara kohereza no voice ya nyuma nase mumwandikiye akajambo kavuga ati sawa kuko nari maje kumva urwego rwe aka kigaragara cyo na diro ya porno wari wayemeye ahubwo no kwenda gusabye amafoto wambaye bose ikigaragara kandi ubwire ukuntu bimeze umuntu arakwandikiye arakubwiye ngo ati ngiye Jack duhuje ubuzima yego aravuga ati ngiye naguhereza connection ukajya korera amafaranga afatika sinari nzi yuko iyo connection ari ubwo bumasuro ibyo bijye bimasuro duva ko babiri class no mu bihugu byo hanze nago biba bisuzuguritse nko muri uru Rwanda urumva kuri uru Rwanda mani birasuzuguritse byatari birafeketsa ahubwo urumva baza wumve ikindi cya kabiri jya kumva numva urwego ibintu bigezeho ngo nimeze amafoto y'ukuntu nteye ku mutima ndikanga ndavuga ati mu izina rya Yesu umukobwa muzima aramfata aranshaka arankunze amafoto y'ukuntu n'imiterere yanjye kubera iki kuko ibyo bintu mbizi ku bagabo mugabo yakubwiye ati nyohereza ukuntu uteye ese sibyo reka ngewe usanga utanga aya mafoto none kuki utaha nge ntacyo bintwaye man Honorine se n'umugabo agiye kundongora ngewe icyo kintu nakikubaza Honorine n'umugabo agiye kundongora agiye kunshakira akazi azakihorere sasa ntago nigeze nicwa n'inzara hano mu Rwanda rwacu u Rwanda rurimo amahoro n'umutekano nibereyeho neza ninyera kugenda nkambuka igihugu dore ko n'ubundi n'umuntu niyo nanacyambuka nawe nabwira nta nubizi niba nambuka cyangwa ntambuka urumva ko nta muntu uzi ukuntu mbayeho uko mbayeho hano kuri social media siko mbayeho mu buzima busanzwe mfite ukuntu mbayeho bitandukanye urumva fari yuko rero uwo mukobwa yaraje nyibambazaho niba nyibambajeho anzanaho ibyo bibora ngo bya connection sinigeze mbimusaba ngiye mwohereza amafoto yende akoreshwe telefone asanzwe ko umuntu aba yiyambariye yasohotse yango niyakeneye kumba umukobwa akeneye ibirenze ibyo hanyuma ubwo uwo muntu mwamukivuga niki kire kukeneye kumera nkawe nge naho muriye na Honorine nk'abanyarwanda mwe nge mbaye bibabwiye hari ibigo njye mbona byandika comment ivuga ngo ati ngo ndiko nuri kwigana Honorine sineze kwigana Honorine sineze kumera nka Honorine basi yo muvuga Shadibu byibura Shadibu basi wanda Shadibu byibura nikira umwubahire wenda yaranabyaye byibura yibya rutwana tubiri tw'udukobwa akone nawe wazabyaye banza wumve yibya hanyuma se gifite imyaka nka Shadibu amabyi urishwa neza ko nazigera mbyarase oya nyine nuko wari gushima Shadibu nyine kumushima izima uri kumushima niba nawe yarabyaye sibyo afite umuryango yimereye neza yifite amahoro yiwe hari igitsina cya Shadibu uzi hanze ntacyo nzi nawe ufite suza amafoto nk'ayanjye hari kuri akuntu nzi nyine nawe sikumuzi hanyuma ikintu ushaka niki rero Honorine rero nakubwira ikintu nakubwira bakubaye ku giti cyawe respect ku giti cyawe ku bantu bakubaha bagukunda nanjye sinkwanga ariko nunyinjira full stop turahangana muri ino mihanda nge nta muntu ntinya ugende gake nge ndubahuka byatari iyo umuntu anyubahutse ndakubahuka none nkazana na kari murori kagucukumbura fresh sasa rero Honorine akugira ngo tuze guhangana muri ino mihanda genda gakeya ntiwigeze unzana
uzava mu nzira abandi baze, uzava mu nzira abandi baze, Shadiba azava mu nzira abandi baze. Sasa uri mu biki, uri guhangana nande mani, kurya ngiye ujye kunzana ubugoryi ukajya kunyandagaza ngo niba ngo na passport mfite ngo ndaciriritse wa kigoryi we, ndaciriritse wigeze ungaburira, ndaciriritse yemeze nkaho wagiye gukoresha plastic surgery, ndaciriritse ngiye wanyu, ngiye ndari wanyu mani, ndaciriritse yemeze nkawe urarije namwe utaruhuka kurongorana bagupfumura nk'abapfumura inuzi pine ry'imodoka, ariko baramwishyura, niba bamwishyura biramutunze biramureba, nanjye ndasambura penda byema ndarongorana nkabaho twese tubeho, rero full stop yinjirira ntago ciritse man, agende gakeya ntago ciriritse. Abagabo mura nabo hano mu Rwanda sinshaka kumusebya Honorine, ariko bitewe n'ibikorwa akora nta n'uwamwegera biri serious. Gihe noneho mitembe nabivuga noneho ngewe mito noneho nashyira ibintu byose hanze ngiye mbivuga. Jackie urakoze, reka ngushimire, wakoze ku mwanya wawe. Ubwo urumva n'abantu bacu twaganiriye byinshi bibazaga kuri Jackie, cyane ko hari byinshi byari biri kumuvugwaho muri iyi mihanda, harimo umuvandimwe we bari bamaze iminsi bateranya amagambo, hakazana Norine wavugaga ngo Jackie ngo araciriritse ngo nta passport agira. Urumva bose arabasubisha, urishobora neza ko na passport ngira ngewe kurya ujya kunsebya mu bantu ngo ngiye ngo ndaciriritse. Nigeze nkwandikira nyereka hano nakwandikiye mvuga na passport ngira, unyereke na voice note uyarekana hano hanze ubuyite hanze uvuga niba unababwira niba na passport ngira. Nta gicucu. Jackie wakoze.